w'Imana. Umugisha w'Imana uruta umushahara. Ayo waba ukorera yose n'ibyo usabwa mu cyiciro ugezemo. Ntabwo iyo ubaza usanga bitavamo. Iyo ukoze imibare usanga bitavamo. Ariko Imana iraza igaha umugisha, kuko biravuze ngo niwumvira amategeko y'Imana, Imana ukayitondera, Imana izaha umugisha. Urubyaro rwawe izara umugisha, ngo imbuto yo mu nda yawe Imana izaha umugisha. Izaha umugisha ubyara abahungu n'abakobwa, izaha umugisha ngo igitego ufugiramo, izaha umugisha ikibo cyawe usaruriramo, izaguha umugisha. Biriya yavuze ngo Ijuru ry'Abera TV. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kubona umutumirwa w'umukozi w'Imana. Turagira ngo atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha kunyakira ku Ijuru ry'Abera TV. Ku Ijuru ry'Abera TV abantu bakunze kubana natwe, dukunze gutambutsa ibiganiro byinshi n'imfashanyigisho z'ijambo ry'Imana n'icyo Imana yashyize ku mutima wacu kugira ngo tubashe kugisangira mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Evangeliste Namuhanga Donati Jideo. Imana ibaho umugisha. Abantu benshi bakunze kumagara Evangeliste Jideo, hari n'abanyita pasiteri, ariko n'ubundi ntacyo bitwaye, ko n'ubundi bafite abantu bagiye batandukanye igenda nyobora mu bihe byiza byo gusenga. Umushumba buriya ntabwo ari uyoboye paruwasi, ntabwo ari uyoboye akarere cyangwa uyoboye igihugu cyangwa uyoboye iki, ahubwo umushumba ahera ku muntu umwe. Iyo ubashije Imana ikaguha amahirwe yo kuyobora umuntu urenze umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, Imana iryo ni itorero Imana iba yaraguhaye, cyangwa uba uri umushumba mu buryo bw'umwuka. Nubwo abantu baba bakubona ari gutyo, kuko tumenyereye neza yuko ibyemejwe n'abana b'abantu ari byo tuha agaciro cyane. Ariko buriya mu isi y'umwuka, impamvu umuntu akwita pasiteri agakwita umukozi w'Imana, nuko aba akubonaho izo ndangagaciro cyangwa akubonaho izo mbuto. Imana iguha umugisha rero. N'ababivuga ntacyo bitwaye, ariko njyewe ndi umuvugabutumwa bwiza w'ijambo ry'Imana. Hanyuma reka babwire ikintu Imana yanumye kubabwira. Imana yambwiye ngo nimbabwire yuko umugisha uruta umushahara. Umugisha uruta umushahara. Reka mbivuge cyane, nongere mbisobanure. Aho uri hose, aho uri kubana natwe, ndabizi neza yuko uri neza amatwi, kuko uri inshuti yacu, uri inshuti y'umugisha, urakadasohoka mu buzima bwacu, wowe ubana natwe ku Ijuru ry'Abera TV. Umugisha uruta umushahara. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma dusanga mu Gutegeka kwa 2:28 umurongo waho wa 4. Haravuga ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo. Ndashaka kukubwira yuko umugisha uruta umushahara. Umugisha uruta umushahara. Ubundi iyo urebye umugisha ni ikintu Imana ishyira mu buzima bwawe cyangwa ihereza mu maboko yawe, kikaba ari ikintu gitubutse kandi kitarangira. Kibaho mu kwifuza kwawe, harimo kwifuza kwawe kose. Umugisha harimo kwifuza kwawe kose. Icyo ukeneye mu buzima Imana iguha umugisha. Buriya Imana ibwira Aburahamu, yaramubwiye ngo va muri y'Abakarudaya ujya aho nzakwereka, nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi nzaha umugisha n'imbuto yo mu nda yawe. Aburahamu kubyara byawe byarahagaze, ariko Imana imuha umugisha. Hano mu Gutegeka kwa 2 ni Imana yabwiraga Abisirayeli, ubwo Mose yarayoboye Abisirayeli. Imana yabwiye Mose ngo ati bwira Abisirayeli nibitondera amategeko yanjye, bakanyumvira bagakora ibyo gukiranuka, nzabaha umugisha. Imana yavuze imigisha myinshi cyane, ariko ahangaha dusomye muri kino gice cya 28 harimo imigisha myinshi, ariko hakazamo nanone n'imivumo. Iyo rero ku 13 ku murongo wa mbere kugeza ku 13 havuga ibyiza umugisha Imana izaguha mu buryo uzageragezamo kuyumvira. Ariko kuva kuri 13 14 kuva kuri 14 kumanura havuga uburyo uzahura n'ibyago byinshi nutumvira Imana. Ndashaka kubwira ko umugisha uruta umushahara.
usanga umuntu akorera amafaranga 200,000 agakodesha inzu y'ibihumbi 100, akaba afite abana barenze 5 cyangwa 6, niyo yaba afite 2 cyangwa 3. Ugasanga umwana ishuri yiga, umwana yiga ishuri minerivare atanga minerivare y'ibihumbi 300 cyangwa 400. Urumva donc bise birenga umushahara ahembwa. Niyo agerageje kuvuga ngo mpembwa 200, reka njye mu ishuri ryishuri 60,000, none ufata 60,000 wishyurira abana 3 cyangwa 4, ubwabyo umushahara bitse bihuriramo. Ese muzarya iki? Inzu y'abandi uzayishyura iki? Ari ibintu bibaho mu buzima bikabamo, ariko ukabona ntago byavamo. Niyo umuntu ahembwa miliyoni, niyo yahembwa miliyoni 2, iyo abaze ku rwego agezemo n'ibyo asabwa kuri icyo cyiciro agezemo cyangwa kuri iyo level ariho, asanga bitavamo. Ahubwo umugisha w'Imana, iyo Imana ivanzemo umugisha wayo muri bya bintu, muri bwa bushobozi yabonye, muri bya 50 ahembwa, abasha kwishyura inzu y'ibihumbi 25 kandi 50, akishyurira abana minerivare y'ibihumbi 50 kandi ahembwa senkani, akagurira abana imyenda yo kwambara, akabahereza ibyo kurya, ndetse n'umugore nawe akabaho neza, urugo rukabaho neza, ahembwa 50 ari umuzamu cyangwa akora akandi kazi gatandukanye, ariko umushahara wari 50 ku kwezi, kandi akodesha mu mujyi wa Kigali kandi abaho. Ugasanga uwo muntu abayeho neza, arasa neza kandi yambara neza, kandi ugasanga uwo muntu ntiyiba, nagira imico yo guteka mutwe, natubura naki. Ugasanga uwo muntu abayeho mu buzima bw'umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana uruta umushahara. Ayo waba ukorera yose n'ibyo usabwa mu cyiciro ugezemo, ntabwo iyo ubaza usanga bitavamo, iyo ukoze imibare usanga bitavamo. Ariko Imana irazi igaha umugisha, kuko biravuze ngo niwumvira amategeko y'Imana ukayitondera, Imana izaha umugisha. Urubyaro rwawe izaha umugisha, ngo imbuto yo mu nda yawe Imana izaha umugisha. Izaha umugisha ubyara abahungu n'abakobwa, izaha umugisha ngo igitego ufugiramo, izaha umugisha ikibo cyawe usaruriramo, izaguha umugisha. Biriya yavuze ngo izaguha umugisha mu majya no mu mazi. Imana iguha umugisha, tubeshejweho n'umugisha w'Imana. Ntazagira umuntu ukubesha ngo yirarire ngo akwiyemereho ngo akore amafaranga menshi, ngo ni igitangaza. Ntabwo ari igitangaza, ahubwo igitangaza ni umugisha w'Imana. Imana ivanga mu bintu bye agatuma babaho neza. Nakubwiye ibibazo afite, ushobora kumva n'ayahembwa ntacyo amaze, nta n'ikintu yakora, ariko kubera umugisha w'Imana wowe ugenda umubeshaho. Imana yaravuze ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Nuvuga ngo bya 50 wabonye, bya 100, bya 200, 300, 400 kugeza kuri miliyoni, mu rwego ugezemo ibibazo usanga bitavamo. Ariko wa mugisha Imana iba yawushyize mu biganza byawe, bimwe wakire mu biganza, Imana ibihereza umugisha ukabara bikavamo, ugasanga kandi ubayeho neza, ukabona bivuyemo. Imana ikakurinda guseba, ikakurinda kwandagara, Imana ikakugirira neza, kandi atari uko uhembwa menshi, atari uko uhembwa menshi kuruta abandi, ye uhembwa na make kuruta n'abo mukorana. Ariko Imana ikaguha umugisha, abantu ukayabona usa neza, wambara neza, ufite n'ibyishimo, utuye neza, utuye ahantu heza. Bivuga kuki? Biva mu mugisha w'Imana. Imana yambwiye ngo nkubwire ko umugisha uruta iki? Umushahara.